Yenda cyatingana. Ndacyatingana. Uracyagira iki? Ndacyatingana. Nese urajya mbese urimo kangahe? Bagira ngo nese ari umuntu se wangeretse igiti ibuye cyangwa hari umuntu wafunze umuntu ku buryo ntabivuga se. Nese ubundi ko ntingana mu kwanjye ntingana mu kwanyu. Uracyagira iki? Genda cyatingana. Yavuze ngo umuntu ushyushye akuvugisha. Ahubwo muze kumyirambahe nimero ariko nyene tu ni kashi kwa kashi tu nta bya bindi by'amagambo sibyo. Umuntu ubikora nawe nkuko kwawe uramugira nawe akakugirira canke uragirwa gusa. Basigaye bafite amajibu abongo b'imisi. Uziko basigaye bagira n'amajibu kurusha abagore kurusha n'abakobwa. Umuhungu saranyara. Abahungu baranyara cyane. Baranyara da. Mukutazi mu gihe. Hari ahantu se ko hava iriya myanda yonyene. Nyose ni hari genge nje nzijya gusura jihad nkumva ibintu biri kuvuga nk'amazi y'inyanja. Sa jihad yabikoraga byanyabyo ce jihad yabikora nk'akazi. Yabikoraga nk'akazi ko yacuruzaga ibyo ukoza soni. Wibuke yuko yago yigeze guta video ye hanze ari kwikinisha. Afite akantu kankana gutya. Video narayibonye. Warayibonye. Kuri ya mujene sire boro nabonaga ari showbiz yibereyemo atajya ajyana imbere n'inyuma. Ariko naje kubyemera mbonye umukobwa yigeze kunyeza message ambwira yuko jihad yamutwaye umugabo. Bibero baza semeze bitatu ndashaka ko dukwana ikiganiro iyo byo nanze kugishira hanze uri icyo gihe kuko yamaye n'amafoto. Siwe ninge utarire gahoro gahoro bujya niko biza icyo ukunda ugisha mu nda ngaho fatirana mamarinda oya si byiza utuma ninga ntera imboni kuri gahunda yawe nkahita ndemba nakora kuri gahunda yawe nkahita nsinzira yago ntagikozwa kunamura umupuri kandi ari byo byadanje kwaje niba bishona ese yago wamumupurizo. Cyakoze bigiye birahiye kabisa umva. Nawe ndashimira Imana. Ese bro wari warekodinze? Wari washyizeho kamera? Nawe nicetse umuhanzi. Nawe urantunguye kabisa. Akagira ibyo apfusha ubusa ko byose nko kubyaza umusaruro. Buriya nari nzi ko utagizeho kamera kandi buriya nari ndimo kuririmba indirimbo y'akasamutwe. Oya. Aho ndashimira Imana kabisa reka dukomerezeho nabirenze. Poli kabisa. Akasamutwe ushatse kuvuga iki? Ni indirimbo nyene ikaze irimo amagambo akaze magambo meza atapfa nyene kumvwa na buri umwe wese ngo asobanukirwe buri kintu nshaka kuvuga. Mbere kugira ngo twibwire abantu ndashakaza kazo gato. Indirimbo kuki wayirimbiye wayize ajya yitwa Yago canke nuko akoresha amagambo yitwa Yago umupuri n'umupuro Yago. Kuki wayiswe Yago? Impamvu nayise iyo ndimbo impamvu nayise Yago umupuri nuko ari indirimbo nyene y'umupurizo urukumva. Hari abantu bazumva nyene ngo umupuri ni byo bya nyene byaje sibyo. Ariko ubundi umupuri je nacetse kuvuga wari umupurizo cyakiboro bapomba. Shaka washitwa igipurizo bagikoresha muri universel nese se igipurizo nyene uzaduhengekere muri slang nk'aba bandi muri slang cyitwa igipurizo ngo cyitwa umupurizo. Naribi kabisa ndishimiye kuri vibe ajya ne vibe ni boy yitwa Buja Vibe. Buja Vibe ni bagomba kujya yicaho abaririmbyi Buja Vibe Buja Vibe kabisa abasani bose bo kwego rwo hejuru na kirisiza zaza bakitwa na Bruce Melody ubwo naje nabo bazaza naribi ntaco bitwaye. Reka tubahe ikaze nanjye mu mikaze naje baramuzi Kayusi baranakuzi ni Kayusi kabisa icyorezo Satani Kayusi mabyase abantu bakuzi cyane nk'umuntu ngo w'umutinganyi biriya bintu abanzi nk'umutinganyi se abanzi nk'umutinganyi yego bareke bamenye nk'umutinganyi nanjye mbamenye nk'abesikoro cyangwa mbamenye nk'abajura cyangwa mbamenye nk'indyarya rega buriya reka nkubwire sibyo yego je ntacu bitwaye kuba nabireka gutya sibyo yego buri wese afite uko agaragara kandi kubaho ku muntu tuna amahitamo ye sibyo yego je ntago njya mbreminga ubuzima bw'abantu cyangwa ninjire mu buzima bw'abandi cyemenye ibyanjye kuko urwango ntayo rwishe uruvugo ntayo rwishe kuza uvuga utugambo giye kuri ngiye nta kintu bivuze kuri ngiyewe ntacyo bikubwishe ndakureba nkicicikira nkipoyishiriza ubwo rero umuntu akubona akagutekereza uko yishakiye uko utari bivuze ngo byose dukubinyuze nyuma y'amatwi kikomereza ukishakira ubuzima. Yahuza mu bigori kabisa ariko gahunda zimeze mu bigori kwaje moto kirimo ndani hari ambarembare
ase Kayose amakuru mfite Kayose ngo no murundi no murundi Kayose ngo nkora iki umurundi sasa umuntu numvise ibyo neka arabivuga ese kuba umurundi hari cya kirimo aho tukabimenya ngo hano ndabasuhuza cyane abarundi muraho neza mushimira Imana Yesu ashimwe abarundi abasilamu ndabasuhuza cyane no i Burundi bafiteyo family i Burundi narahabaye nubwo ntagize amirwa yo kuhaba ariko ndakunda so ni igihugu nkunda cyane nanishimira abarundi benshi barankunda kandi bamana agaciro hafite umuvyeyi umwe no munyarwanda undi akaba umurundi urumva rero niho ni mu rugo just ntago nabihakana abanyarwanda nabo baradukunda ko baratwakiye neza ino saha tubayeho neza turajya tukaryama erega hari abantu mani batajya go kude chapeau hari abantu batajya bababazwa n'ibintu sibyo kuba ngewe abanyarwanda baranyakiriye ukundi bakankunda abandi bakanyangurunuka abandi bagatangira kunshira imanza nguriya niba murase nguriya niba mufunge urukiramo kasuru gatwara nyoko kawaida urukiramo kasuru gatwara aho uri hose nizere kuri kunyumva we muntu dukurikiranye aka kanya yego urukiramo kasuru gatwara nyoko yego ntago ugiye rero kuncira urubanza nakira bivuze kuri ngewe bivuze ngo umuntu yifuriza mugenzi we gupfa cyangwa kumwifuriza ibindi bibazo bindi bitandukanye ukene gufungwa gukena gusa nabi kubura akazi amakuru gucendingura yabona jewe ko mwifuriza gufungwa amakuru ari gucendinga cyane ya Jay abantu musabira gufungwa abantu bifuriza Jay gufungwa rega nta muntu udakosa nta muntu utagira amakosa sibyo bareke babimwifuriza nabo bazisanga bagezeyo kuko kire kutari mwisi nibwo utakora amakosa umuntu ureba showbiz Jay uburyo abafungwa ibyo babakoze wenda bakoze bitandukanye n'amategeko nawe ubona bisa nk'ibyo Jay yakora canke deja ari different Jay ngiye bundi Jay ukuntu ngiye mufata si Jay sigasuku siri kuvuga jasikizo impango mwami w'abagore ngiye ikintu mubonamwo ni ibintu by'ubukomedi sibyo ni umukomediya ariko nyene uvuga amagambo akaze akakaye so rero hari abantu babikunda n'abantu babyanga sibyo hari n'abantu bavuga ngo akorana ngo na RIB ngo akorana ngo n'ubugenzacyaha ngo akorana n'ubuyobozi sibyo gasuku nagakorana n'ubuyobozi bw'u Rwanda nubwo abo gasuku gukorana bwo gakora amakosa buraguhana none se waba uri umuyobozi ho ntiwafungwa cyangwa wenda ntiwahanwa maze n'abaperezida barafungwa warahanwa ko none se ubwo gasuku ni iki gasuku ko ari umuntu usanzwe unakiritse nk'abandi ababishinzwe urabona ko nta makosa akora niba yakoze amakosa ubuse hari umuntu se warutaga bano hari umuntu warushaga se ibitutsi cyangwa wenda kuvuga nabi no kwiyemera ba Jihadi nabano bafata ku mavuta nabano ba Pazo sibyo nabano babapfumu bita ngo ni ba Sarongo babandi ngo bajya gikuzimu bajya babita niba ari impano y'Imana yego n'abandi uriya mujene noneho ngo yajya amafaranga y'abakobwa agatanga n'abarongo uriya muhungu yaresikorote cyane nta n'ukuntu batamufunga kuko ntago yatinyaga kuza ngo akwereke yuko ngo akora n'amashitani ngo akwereke yuko ngo ari umuntu ufite amafaranga ngo numuha miliyoni ngo araguha miliyoni 100 byahese agahita yasindira ntimwongeye no kunahuza cyane ibyo genda bizi cyane abantu badukurikiranye nabo rero tujye tubanza turebe ibintu tugiye gukora niba umuntu ari kugenda ateze moto akambwira ko ndi umuhamadwari 500 akampa miliyoni 100 asha ko tugira n'imbaraga zo kwizera gusa nanone hari ababishoboye barabishoboye kuko uriya akenshi naje gusanga uriya umuntu ufite ziriya mbaraga agomba ko abari umuntu uciritse ntago ari umusimo nozi hari umujama narinze mu Burundi yakoranaga n'amadayimoni yashobora kuba yakubwira ati wowe byari ibyanyabyo umupeti yari umupeti tu wamwitwa Nzoyisaba byari ibyanyabyo se buri Nzoyisaba abantu badukurikije baramuzi yavukaga mu Kirundo Nzoyisaba ndamuzi nanjye cyanzoyira ahubwo se ntago yako yigize no kuririmba ndamuzi uriya mukoboye ingozi ndamuzi cya gipeti rero cyakuze gikura kizerera byatari kizerera yaraje muri kataka bwati jewe ma bitanu bigwindiremwe 10,000 kayimo akabona ko utujese twiyewe zirakata ndazizi mani nanjye sinazikora bro rijyanya byo yarafite iyo mana ahubwo ikintu uri kuvuga bari abantu bashoboye bafite ziya mbaraga bugabo ntago bikiza we ntabwo yemere kwihivye 100,000 cyo gufata amafaranga ngahindura ako kuyahindura undi muntu zibanga ari impano nyine ngo bahawe n'amadayimoni n'ibiki zo kuba bafasha mugenzi wabo akaba yahindurwa ubuzima ariko batabwihindurira yego akenshi abenshi nibemereye kwambara neza nemereye kugenda uko bifuza nemereye kujyasha uko bifuza ako nemereye kurisha show bagenzi babo sinzi ibyo bizigiye wo Petio ndamuzi cyane n'abantu benshi ngo bakoranya mbabona ariko bano bantu bakora ibintu bya maji cyangwa bano bantu wenda biha ibintu wenda byo kuvuga ngo nabapfumu sibyo basikaminga abaturage cyangwa wenda babesha baryarya hari gihe rimwe na rimwe bibagaruka sibyo kuko kubera ko muri leta ntago byemewe muri leta mu buyobozi ntago byemewe yuko
ngo ugaragaza ngo wenda ngo ibintu bidasanzwe bijyanye no kunyereza nk'umutungo w'umuntu siko mpamvu wanyawe bishoboye atakwemera ko mushiraho kamera nta nubwo byakunda ugiye gushiraho kamera kubwira bari rero babishira ku karubanda bari nabisikoro babagira ngo babigaragariza abantu bayobye yego babagira ngo babigaragariza abantu bafite ubwenge buke babashi kubashuka yego bya rero iyo ubwenze cyabo gufashe yego wana ntago usaba imbabazi ariko nanone kuko uba waribye abantu benshi ubuyobozi nabwo bugufata yo hajemo akabroba wenda hagisajyamo no gufata ku nguno kugiki kuko isire nago wajya kureka subwira umuntu ngo namuha amafaranga mu butunzi wese ibyo bintu wagiye mwumva bitari forode wabikamwese ya birumvikana wabikamwese nese bigereka nkubwire sibyo nyane nk'umuntu ushaka kuzakubwira ati ngo iriya nzu yawe ngo ngiye kuyikugurishiriza urikumva yego ngo ngiye kuyigurisha ngo miliyoni ngo 400 yego turumvikana yego miliyoni 400 kuzumva z'u Rwanda yego kandi wewe ntago yigeze renza miliyoni 60 uyubakisha wenda warayiguze wenda ku mafaranga nayo yego noneho akakubwira ati ngo zana byangombwa byawe byose yego uri kumva noneho ngiye nyigushire ku isoko ngiyewe uzampa miliyoni enye gusa zagashimwe kumbe arashaka gufata bya byangombwa byawe abikoremo kopi atwara ibe originali azayigurisha ariko icyo kintu ngo tekereza ngo urumva ubwo sikamu urumva ubwo teka bitwa wagenze umurara mu rundi yagurishije inzu itari yari umusomali y'abasomaliya bari bafite ibiceri so yaraza yubakisha inzu arigendera kuri misiyo ziwe umurara w'inshuti yewe ndi wa hafi kumbe yarakoresheje kopi y'ibyangombwa byiwe munigarazanye abantu barayigura borotu jama amaze kuva kuri misiyo yiwe araza yajya gufungura inzu asanga barahinduye ifunguzo wanayiteye n'amarangi niba nkoreye amasuku nigare ko ajya ugira gucyo umuntu yiri ngafata inzu niyanjye narayiguze byangombwa turebe abereka baranamusinyiye barakira amafaranga baniga barigire bari mu Rwanda baramaze kuza cama byarangiye ahiye ko bahise ariko ibyangombwa bya original bivuze ngo rero Kayosi yavuga babizi Jema mbizi cyane umaze kubikora kangahe umaze kubikora kangahe maze kubikora kangahe je ntago nigeze nkora ibintu nk'ibyo ngibyo nta nubwo nabitinyuka ngico abantu benshi banzeho n'ubupede sivyo kayira ntago nawe ndatinga ikintu abantu benshi nge banzeho no kuri indirimbo z'akasa mutwe harimo na za satani kanyina amabye yase harimo na ya ndirimbo yitwa Ikibada naye ndi tuvuye mu mihango naye ndi yitwa Munyaze naye ndi yitwa Muhimishino amasaha kunyaze yageze izo ndirimbo zose ni zanjye ariko nize ndirimbo nigeze ndirimba z'Imana n'iby'Imana ikora naye ndi ngo ntago tuwe kubw'abantu nindi ku Musamariya naye ndi ngwitwa ngwikize baraza nindi yitwa tuzatabarwa umva jewe ngende kwa ngo ngiye barizwa ahantu heshi barizwa mu byiciro byinshi hari gihe barizwa kwa Satani hari gihe barizwa ku Mana Kayo abantu bakuze nk'umutinganye kano kanya basi niba byaranabaye uragenda cyatingana ndacyatingana uracyagira iki ndacyatingana nese urajya mbese urimo kangahe bagira ngo nese ari umuntu se wangeretse igiti hibuye cyangwa hari umuntu wamfunze umuntu ku buryo ntabivuga se nese ubundi ko ntingana mu kwanjye ntingana mu kwanyu uracyagira iki genda cyatingana yavuze ngo umuntu ushyushye akuvugisha ahubwo muze kumira mbahe nimero ariko nyene tu ni kashi kwa kashi tu nta bya bindi by'amagambo sivyo umuntu ubikora nawe nkuko kwawe uramugira nawe akakugirira canke uragirwa gusa yewe je nayo babyiye kuva kera ni 12 rotero gaterwa utera abagabo hybrid utera abagabo n'abakobwa ndi hybrid ntira abagabo n'abakobwa aho ngo ko bakobwa aho ariko mba numva abagabo aribo baryoshye reka ngubwire si wampamagaye se reka nguha amakuru uri kumva se abadukurikiye kuri vibe yawe batari bayazi bayamenye banamenye nari n'abantu wenda sinzi wenda nimba iyi vibe nayigeze nyinyuraho iyi televiziyo yawe sinzi nimba nayigeze nyinyuraho ngo ikiganiro cyawe nageze gucishaho ariko ntabwo twe duherukanye reka mbabwire aho ngeze ubu mbabwire naho gutingana kwanjye bigeze mbabwirire n'igihe bizarangirira bizanarangira noneho washizeho isi nirangira nibwo nanjye bizarangira hase ngo wamuganinga abantu ngo mukore ivyo biboro ngo niyo umukobwa ngaguhaye ngo urihushisha yaye n'igihe musaba kubikora inyuma da abajene ngo urihushisha ngo gatungura ngo handi bamenyereye ngo ngo abaho kuryohera abakobwa hari gihe mushada heza ntago uratera inyoni akabuye nuyigereho akaguhangara guhaye gatawigirira inyuma ako n'ababebi bakunda inyuma hari umukobwa baby uguha gatabivuga ati je mbabarira ngo bikorera inyuma hari umukobwa agiye kwizegura ariko arambye ati ngiye buriya ngo utagira ngo ngewe ngo mbikunda hano hantu habigenewe ngo ndashaka ko bikora inyuma hahandi muri boot hari muri VIP
atu nanjye biranyorohera cyane ndavuga ati aho ngaho niho nashakaga ahubwo se watinze biterwa n'iki unama gato nk'ukwakwanye birangira unama gato biterwa n'iki se kugira ngo umuntu abe yabona ko aho ngaho ari byo ngombwa ahise mutera kinyuma da bihutirwa ndakurya kinyuma yandimba Bruce ejo bundi ariko natembera Simos Nyamirambo ngo bitana n'abajene hari bambaye dukanzu tw'utumini bameze nje nabonaga ari utwana twiza kabisa kandi barabajene arabakobwa barabakobwa barabahungu abo tumini tugira ngase abantu bose barabazi bitwa ngo n'amazina y'abakobwa baranicuruza bakutanye batambuka nk'uko abaje nabonaga ari abakobwa bagenda gutya bagenda batambitse utumvuru negative namwe nguzi ko bano abahungu birancanga sinzi ko negera hano umuntu ekara bavugisha numva ko baravuga bajwangara ngo none se kumezute ngo kwaje ngo turabihuza gute se none se ngo nukuri love you so much Kayusi bibaye ngombwa ko ajya nko ku muhanda kugira gute kugura indaya hano zitega ubwo ni indaya umugabo ushaka kuvuga nyene kukubwira umutinganye nyene example cyangwa indaya isanzwe nakazo ushaka kwibariza ugiye kugura nyene indaya bisanzwe ugasanga indaya ziratonze hari abahungu n'abakobwa ukaje nyene bategera hari babahungu batega nyene abahungu bakunda inyuma bakorera inyuma n'umukobwa wagura uyuhe muri abo umukobwa n'umuhungu nagura ngiye umugabo nagura umuhungu nagura umuhungu kuko abahungu buriya b'imisi basigaye bafite amajibu basigaye bafite amajibu basigaye bafite amajibu abahungu b'imisi uzi ko basigaye bagira n'amajibu kurusha abagore kurusha n'abakobwa umuhungu saranyara abahungu baranyara cyane baranyara da utazi mu gihe hariya hantu se ko hava iriya myanda yonyene yose ni hari igihe njya nzijya gusura jihadi nkumva ibintu biri kuvuga nk'amazi y'inyanja se jihadi yarabikoraga byanyabyo ce jihadi yabikora nk'akazi ko yacuruzaga video uko zasoni wibuke yuko yago yigeze guta video ye hanze ari kwikinisha afite akantu kankana gutya video narayibonye warayibonye kuri ya mujene sire boro nabonaga ari showbiz yibereyemo atajya ajyana imbere n'inyuma ariko naje kubyemera mbonye umukobwa yigeze kunyeza message ambwira yuko jihadi yamutwaye umugabo bibero gaza semeze bitatu ndashaka ko dukwana ikiganiro yubwira nanze kugishira hanze uri cyo gihe kuko yamaye n'amafoto ama screenshot uwo mukobwa namwumvise ari kubivuga umukobwa yabaga Norvege Norvege abanga Nyamirambo je bibi yaranya cyangwa ati nabonye icyo gihe nakora ku Kigali 250 nshaka dukwana ikiganiro ngo ama screenshot nk'ama chat je nifite umuhungu twakundanaga umuhungu azagura na jihadi twari haboro araho muri restaurant jihadi aramukunda baraganira bazone bisanzwe ngira gucya mbona muri telefone ya muhungu wanjye message za jihadi bandikiranya amubwira ngo uzi kubikora neza nakwishimye nakunze cyo uzifuza cyose nzajya nkigukorera ngo muri cyo gihe ngo sinongeye kubona umuhungu amvugisha ngo none jihadi yantwaye umugabo nibwo naje kubona ko bya bintu bishobora kuba ari byo reka ku breaking iyo nkuru ndavuga ati umuhungu reka meze guko reka nkubyize ukuri bivuze nawe ushobora kuba utwara abagabo b'abakobwa ngewe ntago ntwara abagabo b'abakobwa ngewe nishimana n'uwo mbona biri nko twishimana sibyo nyine igihe abantu benshi bazi ko nakijijwe ariko mu by'ukuri ngewe ntago nakijijwe buriya sibyo kagakize nakarambitse hasi nakarambitse hasi naje gusanga biryoshye biriya bintu ntabireka waje gusanga ngo ari sawa cyane naje gusanga ubundi ari ubuki kayo dukwitirimbira indirimbo imwe mu ndirimbo zawe ukunda ko narimbye indirimbo ari indirimbo nziza naririmbye ari indirimbo mbi naririmbye inziza nimbi urashaka ko ndirimbo yihe inziza iyo ukunda nawe mu ndirimbo waririmbye niba ukunda boro byawe by'ibinuza n'ibiki by'imipuri uvuga iyo ukunda muri izo ngizo n'umuntu udukurikirana baza ati mu ndirimbo za Kayusi ukunda niyi ushaka ukunda y'umupuri ushaka ukunda y'Imana Satani Kanyoko agahita guhitamo ati niyi ngenda ririmba Satani Kanyoko niyo nkunda kuko Satani niwe uhora ungendaho buri munsi asubo ubwo ututse Satani manuze nese hari umuntu mbanutse mu gutuka Satani uvuga ngo Satani Kanyina ngewe ndaririmba Satani kuko niyo ndirimbo ngewe ituma mpangana na Satani yego twende tugende Satani Kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabyeso Satani we wa musenzi reka nkubunuze Satani we ungenda uharebye ishinageraho mvaho utazibesha ukiyongoza nyaguhambanuka neze gucumura ndifatanye kuvuganiza ubushuhe
ni Satani Kanyagwa ariko ntago nge nitwa Satani nitwa Kayusi. Abantu benshi bazi no ndirimbo kuva kera atazi nyirayo rero sasa. So niba batabizi babimenye, abatari babizi babimenye. Abatari babizi babimenye, ahubwo nuko ubundi nuko iriya ndirimbo bigeze kuyisiba ifite miliyoni 8. Yego. Icyo gihe nongera kuyaplodinga. Yego. Ubu ngubu ifite 40,000. Nabwo kuri platform YouTube channel iriho yitwa ngo iki? Ni Kayusi bisanzwe tu nuko ariko Satani Kanyagwa ugahita uyibonaho tu. Komeze mu mukunde munamukunda. Nta birenze, hari n'izindi ndirimbo nziza nshaka kuzasora muri iyi minsi. Kandi ndabizi muzazikunda. Ntago ndirimba zino ndirimbo zakasa mutwe kurya gusa sibyo, ariko hari n'izindi ndirimbo z'Imana nzaririmba. Yego tuzazireba cyane, ahubwo muzirukanye kujya kuzireba. Gusa ngewe ari sinshika ko mumbangikanya na bari abahungu babatinganye mba muri hano ku mihanda sibyo. Gendi VIP buriya. Gendi VIP kandi ngenda henze turumvikana sibyo. Ngende umutinganye ubibashe, sinjya nsamba naho ngeze hose, nsambanira igihe sibyo, kandi nkabikorera mu ijuru mu gihe abandi babikorera mu isi, kandi bigahabwa umugisha. Wakoze cyane kuduha umwanya kuganira natwe. Arashize igihe kinini tutaganira, ariko turifuza kuzaganira birambuye. Turi mu masaha ya kare none bwari bwije nimugoroba. Ubwo ngubwo nezeye ko n'undi munsi tuzakwifuza kugira ngo uzuganirize abafana bacu n'abafana bawe tuzakubona. Oya niko bimeze, murakoze cyane kabisa. Respect cyabadukurikiye, nizere neza ko Imana ikomeje kubarinda. Abanyanga ndabakunda sibyo. Reka mbwira abantu dukurikiranye nabo ngo platform ni yani ni Buja Vibe kije kumuri nako kura tugomba gukora no stop ikiganiro ku munsi komeze mudukundishe bagenzi banyu, munadufashe gusharinga kugira ngo ibintu bashe kugera kure aho uherereye hose, Oman, Amerika, Canada, Burundi ndetse n'Afrika zose z'u Rwanda. Turakubona andika muri comment rega ati ndabakunda ko nta kintu waba we kwicwa n'ifunwe. Murakoze cyane, ciao ciao.